ese urubahiriza icyatumye Imana ikurema urubahiriza icyatumye ubaho cyangwa ahubwo urimo urakora ibitandukanye binyuranye n'iki Imana yakuremeye uyu munsi rero nicyo cyo naziye kubwira ngo nyamuneka muntu w'Imana aho uri ongera wibuke ongera witekerezeho ongera wisuzume usobanukirwe n'impamvu Imana yakuremye Turabasuhuje mwese bakunzi ba Team TV Yesu ashimwe Kristo yazakuzwe shalom shalom nongeye kunezezwa no kubana namwe uyu munsi ngiye gushima Imana yo ibishoboje ihabwa icyubahiro rero ndasaba yuko mbere yuko tujya kure ko twabanza tugashima iyo Mana iba yaraturinze iba yongeye gutuma duhura data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro uri Imana yacu uri Imana nziza uri Imana nzima uri Imana yumva uri Imana ireba kandi uri Imana ikora ndagushima kuri Imana yadukunze ikaturema mu ishusho yawe uburyo watugize ab'umwihariko dutandukana n'ibindi biremwa byose mwamuhabwa icyubahiro byashimishwa cyane niyo nibutse ijambo rimwe itangiriro rivuga ngo nuko habaho inama haraterana habaho kumvikana mwuka wera Imana data na Yesu Kristo inama irakorwa ngo reka tureme umuntu aze ari mu ishusho yacu icyo kintu kijya kinyongera kumva nezezwa cyane cyane no kubaho kwanjye kubera ko bijya binyibutsa ko ndi mu ishusho yawe ndi mu ishusho y'Imana uko nsa kose ukomeze kose icyo mfite cyose bijya bituma mbinezererwa cyane kandi nkumva ndi proud of who I am kubera ko nibuka ko ndi mu ishusho yawe Imana habwa icyubahiro kubw'icyo kintu nongeye kwibuka iki gitondo shimirwa uyukurikiye ikiganiro ko nawe ari mu ishusho yawe shimwa kuri Imana idukunda twese icyarimwe utaraboneye ku butoni ushyirwe hejuru umwungeri mwizere kubw'uyu mwanya wundi uturemeye ntabari igihe sinumvikane singaragare ahubwo wowe muri jye uganze muri byose ganira n'ubwoko bwawe kandi mwungeri mwiza icyo wagamije ko bubona aba ari cyo bakira shyirwe hejuru muri byose mu izina rya Yesu amen rero uyu munsi nje kugira ngo tugire amagambo tuvugana meza ariko kubatanzi nitwa Umuganwa Jolie nk'abandi intumwa nk'abandi umubyeyi nk'abandi umukozi w'Imana nk'aba ndetse ndi n'umucuruzi njye mbibabwira buri gihe ntabwo ndi full time pastor ntabwo ndi mu murimo w'Imana amasaha yose ngira amasaha nkukora nkagira amasaha kandi mba no mu mirimo isanzwe njya mbwira abantu cyane ntabwo bikwiye yuko twibira cyane murimo w'Imana ugasanga ntufite itike urayisaba ugasanga ntufite umwambaro urawusaba ugasanga ufite icyo ubuze uragisaba why Imana yaduhaye amaboko irangiye ikatubwira ngo udakora ntakarye icyo gihe rero numva sishikariza buri muntu ngo tuba dukwiye kugira icyo dukora kitwinjiriza gituma ubuzima bugenda neza bituma icyo nifuza nkibona rero Uwiteka ajya dushoboza kugira ngo tube muri uyu murimo wa data ariko nanone tuzirikana ko ubuzima nabwo buba bugomba gukomeza rero uyu munsi je kugira ngo tuganire ku muntu uwo akwiye kuba we uburyo umuntu akwiye kubaho ese birakwiye ko umuntu abaho nk'ikigomeke nk'ikigenge ese impamvu yo kuremwa kwanjye ubundi ni iyihe ese Imana yarandemye hanyuma iravuga ngo mu bintu byose nkuremeye no kuba umuntu mubi no gukora ibibi no kwigomeka no kuba umunyangeso mbi no kuba ibyo bintu mu by'ukuri biradukwiye nk'abakozi b'Imana cyangwa se biranadukwiye nk'ubwoko bw'Imana cyangwa biradukwiye nk'ibiremwa by'Imana nge rero uyu munsi nagira ngo tuganire ese waba uzi impamvu yo kuremwa kwawe waba uzi uko ukwiye kubaho yego wenda ushobora kuba ubizi ariko uyu munsi iki kiganiro hari icyo biri bukongerere uyu munsi rero tuganire turebe ngo umuntu akwiye kwitwara ate rero naje gusanga yuko hari byinshi cyane cyane biduhinyuza bituzonga bituma tugira gutya tugaba nk'abibagiwe abo tugombye kubabo aho tugombye kuba turi uwo tugombye kuba turi kumwe na ibyo tugombye kuba dukora byose kugira ngo tubigireho amakenga bitume twongera kujya tugira akantu ka clickinga muri twe cyangwa katwibutsa ngo rewe ngo ukwiye kubaho gutya ukwiye kuvuga gutya ukwiye kwitwara gutya
yego impamvu cy'ibyo bintu igihe bijya binzamo ni igihe cyose cyo mbonye ko abantu bajya bagira batya bakava muri uyu mubiri. Ese iyo tuvuye muri uyu mubiri tujye hehe? Ese ijambo ry'Imana ribikubwira iki? Ese wowe utazi Imana iyo utekereje ugatangira gusesengura wibaza haravutse uti, wabayeho uti, uri buze uvuga ngo data uvuge ngo sokuru uvuge ngo sokuruza, ugende ugere hirya iyo ngiyo ku bisekuru bingahe byose. Ariko nagira ngo utangarize ngo nujya kureba inkomoko ya twese, ni umunsi inama iterana ikavuga ngo reka tureme umuntu aze ari mu ishusho yacu. Iryo ni ijambo dusanga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Ijambo rivuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Amen. Nanone aho ngaho niho tubonera ngo kubaho k'umuntu niyo nkomoko ye. Niyo hajyaga bibeshye nkomoka kuri nkomoka kuri uyu. Ariko fata ngo twese ibiremwa byose cyane cyane umwana w'umuntu dukomoka ku Mana kubera ko ari natwe turemwe mu ishusho y'Imana. Dore inkomoko yawe rero ngiyi. Kubaho kwawe no ku gitekerezo cyaje. Aho inama yateranaga hagati y'Imana Data, Imana Mwana na Mwuka Wera, nibaza ko hari nindi mu ijuru. Inama yarateranye kugira ngo nshobore kubaho, kugira ngo ushobore kubaho nuko habanje kubaho Imana. Imana imaze kubaho irareba, igenda ivuga ngo baho, ibyatsi bikabaho, ijuru ribaho, isi ibaho, inyenyeri, zuba n'ibindi. Ariko no kuvuga ngo wowe kugira ngo ubeho ntabwo ari ukuvuka kuri mama wawe na papa wawe n'abandi basekuruza ibisekuruza bingahe. Oya, inkomoko yacu ni ku Mana. Umunsi Imana ivuga ngo reka tureme umuntu aza ari mu ishusho yacu, uwo niwo munsi twashoboye kwemererwa kubaho. Yesu ashimwe. Rero nagira ngo icyo kintu kijye cyicara kigira gutya kigusubiremo, umenye neza ngo iyi Imana itaza kuvuga ngo ireme umuntu aza ari mu ishusho yayo, nyamara sinzi ukuntu byari kumera. Twari kuba tumeze nk'ibindi byose, ikavuga iti baho natwe tukabaho nk'ibindi byose. Ariko dore nanone intego nyamukuru ntabwo yaturemye gusa ngo ivuge ngo reka uyu muntu aze ari mu ishusho yacu, ahubwo yongeyeho n'andi magambo meza. Iravuga ngo abo bantu, uwo muntu uje akaba ari mu ishusho yacu, azatwara cyangwa batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, imuha ako gaciro, imuha ubwo budasa. Irangije amubwira ngo noneho rero ntabwo nkuremye gusa wicare nk'uko ibyatsi byicaye, wicare nk'uko igiti gihagaze, oya, ahubwo nguhaye ububasha n'ubushobozi bwo kugira ngo umaneginge cyangwa utware ibi byose. Iby'Imana yaremye byose, ibyo yabwiye ngo baho, ibyo yahumekeye byose bikabaho. Yararangije Imana bwa budasa yaduhaye, itubwira yuko tugombye kuticara, ahubwo tugombye gutwara ibi byose. Ibi byose rero mu kubitwara, iyi ni imirimo y'Imana yaduhaye. Bivuze ntabwo yaturemye ngo tube abanebwe, ntiyaturemye ngo twicare hamwe, ntiyaturemye ngo twicare dutega amaboko, ntiyaturemye ngo twicare tubure uburyo. Oya, Imana yaraturemye irangije duha inshingano. Yatubwira ni mutware ibintu byose, mubifitiye ububasha, mubifitiye uburenganzira. Ubwo ni ubudasa Imana yaduhaye. Ntabwo ibyatsi bitwara ibindi, ntabwo ibiti bitwara ibindi. Inyamaswa naho zaba zifitemo abami n'abatware bazo, ariko still umwana w'umuntu yahageze habaho impinduka. Ikintu cyose kikamenya ngo hari uwaje undusha ubutware, undusha ubudasa, ufite umwihariko we, wagiye kuremwa hakabanza gukorwa inama. Nyamara ibindi byose iyo tubireba tubona ijambo ry'Imana rivuga ngo baho, bya bintu bikagenda bibaho. Rero ndagira ngo mbabwire ngo twisobanukirwe, tumenye impamvu ki twaremwe, tumenye impamvu ki twabayeho, twigenda twishaka kuba ibigande. Icya kabiri, ndabamenyesha ngo ntabwo Imana yigeze ivuga ngo ndabaremye nimugende mwicare in one place. Oya, Imana yaraturemye irangije iduha imbaraga, iduha ubushobozi, iduha ubwenge, iduha ububasha kugira ngo dushobore gutwara byandi byose byo yaremye, kugira ngo Imana nayo ibiri hejuru ya byose, hanyuma nirangiza nikureba hariya isange yishimiye imibereho yawe, ishimishwe n'uwuriwe, ishimishwe n'uko itakuremye ngo nurangiza uyibere ikigande, nurangiza uyibere ikigwari.
ese wowe ubayeho ute? Ese wowe ukora ute? Ese wowe ubayeho gute? Mu muryango wawe aho nturi ikigeragezo, ntiwicaye gusa ntuteze amaboko. Muri sosiyete irimo aho nturi ikigeragezo, nturi aho ngaho ntusabiriza cyangwa ntiwiba ibyo abandi bavunikiye. Ubayeho ute wowe? Witwara ute? Uvuga ute? Ugenda ute? Ese urubahiriza icyatumye Imana ikurema? Urubahiriza icyatumye ubaho? Cyangwa ahubwo urimo urakora ibitandukanye binyuranye n'icyo Imana yakuremeye? Uyu munsi rero nicyo cyo naziye kubwira ngo nyamuneka muntu w'Imana, aho uri ongera wibuke, ongera witekerezeho, ongera wisuzume, usobanukirwe n'impamvu Imana yakuremye. Imana yakuremye icya mbere utandukanye n'ibindi biremwa byose, nuko wowe wabanje gutuma inama iterana. Bisobanuye ngo uri umuntu ufite ubudasa n'ibindi bintu byose. Uri umuntu w'ingenzi cyane, ushatse wakongera ukitekerezaho ukikunda. Ushobora kuba ari warabwiwe kuri ikigoryi, ushobora kuba ari warabwiwe ko ntacyo uzimarira, ushobora kuba ari warabwiwe ko ntacyo uri cyo, ushobora kuba ari warabwiwe n'amateka yaragukandakanze, wumva ntacyo uri cyo, wumva ntacyo ukwiye kumara. Ndagusubizamo imbaraga, ndongera kukurema nkubwira ngo Imana yakuremanye ubudasa, Imana yakuremanye ubudahangarwa, ariko nta kindi kizagushoboza kugira ngo wisobanukirwe, wikunde, ukore ibyo Uwiteka yakuremeye. No kubanza ukagira umutima wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Aho niyo nkomoko yo kumenya, niyo nkomoko, niyo shingiro ry'ubwenge. Ushobora kuba warize ugendana bya degree, bya diploma, bya masters, PhD, everything, ariko ukarenga ukaba umusinzi, ukarenga ukaba abantu bakakwita icyo ntazi, bakakwita amazina yose apfuye atuma kwica kandi ukiriho, ugapfa kandi uriho. Ndagutangariza yuko numara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, amateka yawe azahinduka. Nk'uko izina rye rikuwe mu gitabo cy'irimbukiro rigashyirwa mu gitabo cy'ubugingo cy'abazahabwa ubugingo buhoraho, cy'abazabaho banezerewe igihe cyose nyuma y'ubu buzima, ni nako no kuri iyi si uhindurirwa amateka. Uwakwitaga ikigoryi, uwakwitaga umujura, uwakwitaga umupfapfa, uwakwitaga amazina yose, uwo munsi amazina arahinduka, amagambo arahinduka, imvugo irahinduka. Niba ari umubyeyi warakwishita ayo magambo, niba ari inshuti, niba ari abavandimwe, amagambo arahinduka. Icyampa ukaba umwe muri abo, icyampa ukaba umwe w'umuntu abona akavuga ati yewe koko Imana ishobora byose. Niba ari waranageze aho unywa urumogi urwiyahuza, wiyahuriye mu ndayi, wiyahuriye mu bigirwamana, wiyahuriye mu bapfumu, wiyahuriye hirya no hino kubera amagambo abantu bakwatuyeho, ongera wisuzume, ongera usobanukirwe ngo Imana ijya kukurema ntawe yagishije inama. Icya kabiri, uri unique. Icya gatatu, urashoboye. Niyo mpamvu yakubwiye ngo twara ndetse n'isi yose. Ariko urumva ukuntu uri umuntu ukomeye. Isi yose n'ibirimo byose, n'ibiri mu nyanja, n'ibiri mu kirere, byose ibyo twahawe ububasha n'ubushobozi bitwara. Uyu munsi narije kukwibutsa ngo uri umuntu w'agaciro, uri umuntu udasanzwe. Ikunde, isobanukirwe. Utarikunda ntabwo uzakunda mugenzi wawe ngo bikunde. Ijambo ry'Imana nicyo ndikundira. Amategeko yose Imana yararebye isanga ari menshi cyane, umuntu atazitwararika yose. Je niko njya mbibona, nawe ubwo ufite ukundi ubibona, ariko irangije yakubira mu itegeko rimwe. Iravuga ngo wowe nkunda, unkundisha ubwenge bwawe bwose, umutima wose, n'ibyawe byose. Nurangiza ukunde mugenzi wawe ariko nk'uko ugira gute, nk'uko wikunda. Bivuze ngo iyo ntikunda nkaza ntindagukunda, we narapfuye nararambaraye, burya mba nkubeshye, kubera ko ntabwo ubwanjye nikunda. Nijye wiroga, nijye wiha inzoga, nijye witwara mu bapfumu, nijye witwara mu ndayi, nijye witwara mu mwanda wose. Bivuze ngo burya se ndikunda koko? Hanyuma ndaje ndabwiwe ndagukunda. Ese koko ndagukunda? Ndumva naba nkubeshye. Bwoko bw'Imana, inshuti zanjye, bavandimwe mwese, ndabakangurira kwikunda no kwisobanukirwa. Nibwo muzashobora kuba Uwiteka yishimira. Iyo maze kubigeraho ibyo byose, nta n'ikindi kizabibagezaho nkuko nabibabwiye, ni Kristo muri mwebwe. Namara kubaganza muzagera kuri ya ntego nyamukuru yatumye muremwa. Imana rero ibaho umugisha simbatindire. Data mu izina rya Yesu Kristo,
nguhaye icyubahiro kubera ineza n'ubuntu bwawe. Ushimwe ko ubanye natwe, ushimwe ko tuganirije, ushimwe ko hari amakuru yongeye kuduha, ushimwe ko yongeye kutwibutsa mpamvu ki turiho, mpamvu ki twaremwe, ndetse twaremwe dute, ese turi bantu ki, tumeze gute. Mwami ni wewe wenyine wadushoboza, nko ijambo ryawe rivuga ngo ushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ndakwinjize kugira ngo aba bantu bose bari bukurikire iki kiganiro, hashobora kuba hari uwari wihebye kubera amagambo yabwiwe, kubera uwo abwirwa ari we, kubera ibintu byinshi cyane narondoye hano, ariko umwibutse yuko Mwami atigeze abwirwa ngo baho ngo abeho, ahubwo wamufatiye umwanya wamutekerejeho, ariyo nkomoko yo kubaho kwe, bitume yongera kumenya ko ari uw'agaciro, bitume yongera kwiha agaciro, bitume yongera kwisubiza ku murongo, ajye ku murongo, yongera ahagarare neza, gukorere kandi yikunde, nibwo azashobora gukunda mugenzi we. Kuko ijambo ryawe tubwira ngo ukunda mugenzi we nkuko wikunda, bivuze ngo ntikunze bikwiriye na wa wundi ndamubeshya ntabwo mukunda. Papa ndakwinjize rero, sanga buri wese, ongera kumuganiriza, ongera kumuhumuriza, ongera kumurema, ongera kubyutsa ibyari bisinziriye muri we kandi ibyo by'umumaro, ongera gukangura amagambo meza abantu bishe, amarangamutima abantu bishe, ongera kumubyutsa ndetse no kumuzura mu buryo bwa mwuka ndetse no bufatika, mu izina rya Yesu Kristo. Bana na buri wese uzakurikira ikiganiro kandi uhumugisha buri wese, ngushyize hejuru gukoza ibirenze ibyo twatuye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.